Umunyeshuri nabwo nta kandi kazi nagiraga kenshi, usanga mu mpunzi mwicaye gusa mutegereje ibyo kurya PAM itanga cyangwa se HCR itanga buri kwezi. Abenshi nta kazi baba bafite usibye nk'abantu baba barize wenda barabonye high school secondary barayirangije baranagize mu bigo byo muri za kaminuza, wenda n'ubuzi busanzwe bw'aho ngaho mu nkambi abantu baba bafite bwo kuba bakora amasuku y'ahantu batuye, abakora mu bitaro kwa muganga, abakora no ku ishuri, ariko abandi bantu muri rusange usanga bicaye baba mu rugo gusa nta kandi kazi bafite. Birumvikana. Kuri iyi saha ndumva iyo myaka yuzuze 19 agera kuri ubu ngubu wose wubatse buriya. Ndubatse. Bimeze bite rero tubwire wubatse shize igihe kingana iki? Wubatse ukiri muri Afurika, iyo mu Rwanda ntabwo byabereye. Reka twongere tugusuhuze aho uherereye hose, tugushimira kuba udukurikirana buri munsi. Ni Limax presenter ni Mark Joe. Uyu munsi rero tukaba dufite umuntu tugiye kuganira nawe, turaganira nawe ku bintu bitandukanye, ubwo then mukomeze kudukurikira mukomeze no kugenda musobanukirwa. Tunibutsa wowe utarakora subscribe, kugenda kuri subscribe, like and share, kugira ubundi ibiganiro byo kugeraho ku gihe n'ibikorwa bindi bitandukanye. Turakwakiriye dada. Yego murakoze cyane. Ubu ngubu rero icyo tugiye kuganira kuri wowe, banza twibwira amazina yawe then ubundi tubone gukomezamo. Yego murakoze cyane, amazina yanjye ni Cecile Ingabire. Cecile Ingabire, turakwakiriye. Yego murakoze cyane. Ubu ngubu rero ikibazo cya mbere cyo ngiye kubaza, aha tugusanze ni mu rugo. Yego. Okay, Cecile Ingabire, nanabaza mufite imyaka ingana iki? Ahubwo Cecile Ingabire ndi muntu ki, aturuka he, ukomoka he? Umuntu ndi rero ni umusanzwe nk'abandi, nkaba nkomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri DRC, ariko nkaba naraje muri Amerika nturutse mu Rwanda mu nkambi z'impunzi. Okay, so ni ukuvuga uri umunyarwanda cyangwa se muri rusange umunyafurika? Ntabwo navuga ndi umunyarwanda, ndi umukongomani ariko watuye mu Rwanda igihe kirekire mu nkambi y'impunzi ya Gihembe. Byumva rero tujye kuganira nawe, ni umuntu w'umukongomani waturutse mu Rwanda. uze kugera mu Rwanda byagenze bite? Wahageze mu wuhe mwaka? Bibaye bitangwa wari washobora kubyibuka? Ndasetse kubera ko icyo kibazo ntabwo nakimenya, nta nubwo nagisubiza kubera ko icyo gihe nari muto cyane, navuga nibwo nari bivuka, ntabwo namenya amateka keretse mbaruje kuyabaza abakuru, ababyeyi. Ariko nkurikije ibyo ababyeyi bagiye batubwira, twamaze imyaka myinshi igera ku myaka 19 mu nkambi y'impunzi, naho ngaha muri Amerika tukaba twamaze imyaka igiye kugera mu 8. 9 mwayimaze imyaka 19 mu nkambi y'impunzi? Yego. Mu Rwanda? Mwarahabaye. Mugabo muri aha muri Amerika rero? Yego. Buriya rero mbere kugira ngo uze muri Amerika, iyo myaka 19 yose wamaze mu Rwanda, wakoraga iki? Nta kintu nakoraga, nari umwana mu rugo, nari umunyeshuri, nabwo nta kandi kazi nagiraga kenshi, usanga mu mpunzi mwicaye gusa mutegereje ibyo kurya PAM itanga cyangwa se HCR itanga buri kwezi. Abenshi nta kazi baba bafite usibye nk'abantu baba barize wenda barabonye high school secondary barayirangije baranagize mu bigo byo muri za kaminuza, wenda n'ubuzi busanzwe bw'aho ngaho mu nkambi abantu baba bafite bwo kuba bakora amasuku y'ahantu batuye, abakora mu bitaro kwa muganga, abakora no ku ishuri, ariko abandi bantu muri rusange usanga bicaye baba mu rugo gusa nta kandi kazi bafite. Birumvikana. Kuri iyi saha ndumva iyo myaka yuzuze 19 agera kuri ubu ngubu wose wubatse buriya. Ndubatse. Bimeze bite rero tubwire wubatse shize igihe kingana iki? Wubatse ukiri muri Afurika, iyo mu Rwanda ntabwo byabereye aha ngaha? Nashakiwe muri Amerika.
Okay. Ndabije imyaka ine nshatse. Urangije imyaka ine ushatse. Kugera muri Amerika ahubwo byaje bite kuza kugera aha ngaha wenda duhereye turetse kuba barashatse ubushatse ubu ngubu. Kugera muri Amerika rero murabizi abantu benshi baza muri Amerika hari abantu bizanye ku giti cyabo, hari n'abaza bazanywe na leta cyangwa se bazanywe na HCR, bazanywe na HCR ishinzwe impunzi. Hari igihe impunzi zigera ahantu zahaba igihe kirekire bakavuga ati aba bantu barangije igihe kirekire reka ahubwo tubahereze ahantu bature babe abaturage nk'abandi. Ni muri ubwo buryo twageze muri Amerika. So waje muri Amerika kugira ngo wari umaze igihe kirekire mu gihugu cy'impunzi cyangwa se igihe kirekire uri impunzi. So ubwo rero waratubarutse ku buzima bwawe bwo kubwa nyuma y'aho ngaho ukimara reka ndavuga utarashaka ubu washakanye nawe mwamenye umuntu wari uri impunzi uri mu gahinda ko kwirukanka uri mu nkambi zahe mwateretanye mukiri impunzi mwese byabaye bite? Nari impunzi ariko twakundaniye muri Amerika, twakundaniye twese tugeze hano ariko twari dusanzwe tuziranye. Gukundana rero byatangiye bibaye bitabi mu nzira zoroheye yego twatubwira ngo twagira ariko none mu nzira zoroheye bwa mbere muhura. Ubwa mbere duhura rero ukuntu twakundanye navuga ngo ni inkuru ndende kandi inkuru nziza cyane. Twamenyanye rero nkiza namusanze hano muri Amerika wamaze imyaka. Ubwo ntihagera nta bantu babaga bahagera benshi, wasanga ari abantu bari ugasanga wenda niba ari muri siri runaka hatuyemo nk'imiryango 3. Ubwo rero twarahageze araza aradufasha nk'abantu bashyashya batari bakamenyereye batazi ahantu baje hariho, akayatwerekera ibintu byinshi, urukundo rugenda ruza. Ubu nyine yarandebye mva mpunze yaransaba ko twakundana ndabimwemerera. Ni ukuvuga buriya tuyafashije gusa ngo yakoreye n'urukundo. Ntabwo nabimenya niba yarafashaga akeneye urukundo gusa ahubwo we gusa icyo navuga yadufashaga we bimurimo nta nubwo yabaga yakamenye, yadufashaga atananzi njyewe. Ubwo urukundo rwaje nyuma nyine tumaze kumenyana hashize igihe. Bwa mbere na mbere akibikubwira cyangwa se niba ari wowe bimubwiye ntabwo uzi uko byagenze biterwa n'uwateye iya mbere. Byagenze by'indoteye iya mbere hagati yawe nawe. Birumvikana igihe cyose usanga igitsina gore kigira ikintu cyo gutinya kubwira igitsina gabo ko kimukunze ku nshuro ya mbere. Rero nk'uko bimenyerewe usanga ari umuhungu uza akaporopoza umukobwa akamubwira ko amukunda, umukobwa yabamwemererwa akabimubwira amukunze nawe. Ubwo ntabwo n'ubwo barakubwiye? Yarabimbwiye. Akikubwira byakiriye ute? Namubwiye nzabitekerezaho muhereza igihe nyine, ntabwo umuntu yaza akubwira ngo aragukunze nawe kandi mumubwire ngo uramukunze. Hari aho wenda uba utamuzi, hari aho ushaka kumenya amakuru ye, se uyu muntu ugiye gukunda ngiye kwemerera ni muntu ki, uyu muntu nitwa de mico ye ni iyihe. Mwebwe namuhaye igihe I think ni ibyumweru 2 nibwo namusubije. Mu byumweru 2 nawe uba umaze kumva ugomba gukunda akimara kubikubwira. Nawe wari wakunze ariko byari mbere ubwo atari yakubwira aza kubikubwira muri ako kanya wumvise nawe urimo aragushiramo ako kantu k'ibyumweru 2 gusa nanga wagiye kwitangira uhereye aho ngaho. Ndi guseka kubera ko ngahita nibuka ukuntu byari bimeze ngahita bisubiza inyuma nkandeba. Gusa hari ikintu ntavuze, yambwiye ko nkunda ariko nanjye mukunda. wari waranze kumubwira? Nanjye nanze kubimubwira ariko nanjye mukunda. Ibaza umuntu waje akadufasha turi bashyashya gusa nkambona ari umwana mwiza adufasha no mu bintu bitandukanye, nta yindi nyungu abifitemo ntaki. Mbona ukuntu afite umutima mwiza gusa nanjye numva mugirira urukundo ndamukunze muri make. Ntansenga mu mutima nkavuga ati yazambura ko ankunda. Noneho
hari igihe umuntu ajya avuga ati akeneye icyifuzo akavuga ati reka njye gusenga nsengera ikintu runaka nkeneye Imana ijya gusubiza wasenze neza kabisa. ni ukuri hari umuntu yigeze kuyibwira noneho ndabwira namubwira mu mutima ndamubwira ati yazambwira kwa nkunda basi none igihe kiragera araza arabimbwira ni ukuri kw'Imana aramubwira ati ndagukunda nyine usobanurira ariko dukundana ibintu nk'ibyo gusa nanjye ntihagaze gusa mpita mbyemera ako kanya amuhereza ibyo byumweru 2 just dira nawe abibona ukundi kuntu ariko nanjye nari mukunda namukundaga noneho mpita mbyemera nyuma y'ibyo birumvikana kabisa. Anyways, iyo ni muri byose kandi ntabwo bihagarariye aha ngaha ko ngiye gukomezamo ubu niho yashibuka. Akandi kabazo ngiye kukubaza bikimara kugenda gutyo ukimara kumubwira ngo yego ndemeye urukumva buriya ntabwo mwagiye kuri date ungabikubwira ahubwo yabikubwiriye I was very shy, you know. He was my first love. Ntabwo rero bamubwiye ngo ndagukunda bwa mbere ariko niyo muntu nari numvise nkunze, you know. Okay. Yeah, yarabimbwiye icyo gihe yabimbwiriye mu rugo turi hamwe yaje kudusura nta handi yabimbwiriye. Ako kanya kugira ngo yiherere kaje gaterera agera aho yakubwira ibyo bintu. Kuko urukumva ni umuntu wabafashanya kandi nawe ujya gusenga uti Imana uyu muntu kabisa uzamfashe. Ukuntu yabimbwiye urumva umuntu ni inshuti mbese yari inshuti yacu twese y'umuryango ariko navuga noneho ukuntu yabimbwiye nyambye kera abantu bajyaga bandika ku dupapuro ndarimo abanyeshuri ugasanga umunyeshuri murigana uramukunze uzi uko ubimubwira none kwandika agapapuro kakajyana ku ntebe ye kabisa. ndi kubyibuka sinzi niba nabyibuka yampaye agapapuro nyine nta telefone nari mfite icyo gihe nta telefone nari mfite nibwo twari tukiza tumaze nk'amezi angahe akampera mu rugo nyine turi hamwe n'abandi barabonaga ko agapapuro barayibonye n'abandi twari turi kumwe ko ntabwo abantu bapfa kumenya muri hamwe n'umuntu akurakira kano kantu ntabwo bapfa kumenya icyanditseho ni gutya yabimbagije kuri ako gapapuro ndi kubyibuka nta nubwo n'agasomera narakajyane njya mu cyumba njya kugasoma ndeba ibintu byanditseho nanjye ndongera nandika akandi gapapuro ndakamuhereza nyine nambwira nzagusubiza nzaba ndabitekerezaho. Ubwo noneho nyuma y'aho ngaho ukimara kuvuga ngo yego icyaje gukurikiraho ni iki? Icyakurikiyeho urumva twari dutangiye urugendo rwo gukundana urumva buri umwe yaremereye undi ko amukunda ubwo twarakundanye nk'abantu basanzwe bandi bose umwaka wa mbere urashira uwa kabiri urashira n'uwa gatatu urashira bitaragera aho ngaho ahantu hambere mwasohokeye ni hehe uracyahibuka? ndacyahibuka. Ni hehe rero ubaye washobora kubitubwira? Ahantu twasohokeye bwa mbere ndi kuhibuka ni ahantu bacuruza kofi. Ni ahantu bacuruza kofi. Aje kukubuza ibitotsi? Bacuruza kofi ariko bafite n'utundi tuntu utudonati n'utujwisi ibintu bisanzwe byo kunywa no kurya. Ibyo muragenda mufata ko kunywa? Wumva ngo wisanzuye gute muri ako kanya? Nk'umuntu mwandikiranye apana amagambo umuntu wundi wenda muragenda kukubwira ngo aramukunze yari kubwiye ku gapapuro nawe utagapapuro ngaho ahubwo hari nawe utasobanuye nyuma y'ibyo byumweru bibiri uje kumubwira ngo yego ndemeye kabisa wamwandikiye akandi gapapuro? Urumva aho ngaho nyine nawe uwo muntu aba afite amatsiko ntabwo wabonera kwandika agapapuro yaradusuye turaganira ubwo nyine yatanze mu rugo ndamuherekeza turavugana ndayimubwira. Tumva byiza cyane. So ubwo nyuma yaho mukimara kuva kuri yo ntuzambere iyo date ya mbere yo kujya gufata ka kofi ubwo bikomeza n'urukundo rukomezamo ubwo imyaka iroze kandi niko yageze mu myaka 3. Muri iyo myaka 3 yose nta kintu cyaba cyaraguciye intege kumva ko kabisa ushobora kuba wamanika amaboko ukavuga ngo reka urukundo njye mbivuyemo kandi n'urukundo rurareke hari umuntu wa mbere ugiye gukunda? Ntabwo nigeze ncika intege nagize urugendo rwiza n'urukundo ariko navuga twakundanye neza nta kintu cyaduciye intege ngo twumve twavuga turarekanye
twakomeje turakundana tugeraho ansabye ko namubera umugore. ati bikira ngaho muri iyo myaka 3 nta na rimwe byigeze kuba byo kuvuga ngo happy wabo oya ntabwo byigeze biba. Ntabwo impamvu ku giti cyanjye ukuntu mbitekereza, ubundi mu buzima busanzwe nta wundi umuntu ukunda gusamara cyangwa umuntu ugira amagambo menshi cyane, kandi nawe ari n'umuntu ucishije make. Ariko nagisorera twahuye birahura nyine, nta kintu kigeze kiduca intege muri urwo rugendo. Ya birumvikana kabisa. Rero tugeze ku muza ngaho yavugiye ati ngo bisive hasi wemeye kumbera mama w'abana ngo byagiriye ute? Dusubire kuri icyo cyo gutera ivi, akenshi nta muntu nzi ko nta muntu n'umwe wari wagenda bahure n'umuntu mu nzira mamaze ngo keni rimwe aribwo yamubona bwa mbere, nta hantu handi bigeze bahurira ngo baganire. Sinibaza yuko ibyo bintu bibaho. Abenshi baribona batera amavi baba barafashe n'urundi rugendo rwo kumanza gukundana bakamenyana muri make, umwe akamenya undi n'undi akamenya undi. Niyo mpamvu akenshi uzanabona abantu batera amavi bakabaza umuntu ngo keni rimwe, igisubizo abenshi aba ari yes. Ntabajya kugana muri bantu bari bahoye abo baraburize nizeye impamvu bitegerejeho kandi bari mu rukundo. Ubwo buriya abantu bajya kuvuga no basabye ko babera bakunze abagore cyangwa abagabo, abarige buriya tutaragera ndavuga hari byinshi nkeneye gukora, hari ibyo nirimo ntabwo nabyemera reka mbe mbiretse, ariko ntabwo namukunda. Ntabwo amukunda kubera ko ibibazo se n'umuntu mwakundanye kandi umuntu ajya gufata icyemezo ko bakundanye n'umuntu avuga ati igihe runaka tuzabana tube umugore n'umugabo tube umuntu. Hari igihe ashobora kuba umukunda ariko niho cyagiye ari kumva ko kitari cyagera, nk'umuvana wo burakimara kukubwira ati bite ukikiza mu yego ukamubwira ngo kabisa ndabyumva nta kibazo urukundo ndakwemereye. Iyo aza muri ako kanya gutera ivi wari uryemera? Muri ako kanya mubwira ko mwemereye ko muzi oya nari kuvuga ari kumukunda yes. None si ndubyumva wari igihe cyo abantu bamwe baba bumva ko kabisa iba atari tayari, nubwo ahubwo ikindi nk'umuntu waraterera ivi mu mezi 3 urwo rukundo rwo wabivuga iki? Mu mezi 3 cyangwa se hasi y'amezi 6? Hari igihe aba arimo no guharara ukaba nk'umuntu ubutse rimwe na rimwe. Amezi 3 ntabwo niba ari umuntu ufite intego kugira ngo abone umuntu ntabwo amenye umuntu uwo ari we neza, ntabwo baba bakundana igihe gihagije cyo kuba bahita babana. Nironda nk'umwaka umwe 2 kuzamura. So kuva kumwaka kuzamura nicyo gihe kiba gihagije kuko nese ni ku giti cyanjye niko mbitekereza, ntabwo ritegeko kuri bane birumvikana kabisa. Ya so kumvisha ukuntu byaje gutera ivi mara imyaka 3 ngo nyuma yo kugutera ivi watubwira ukuntu byagenze kugeza aho ubu mugeze. Nyuma yo kunterera ivi rero mwemereye ko namubera umugore, haciyemo igihe hashize nk'amezi 6 urugendo rwo gutangira gusaba umugeni ruratangira. Ubwo nari mwemereye namubera umugore nyine tubiganiraho, baraza barasaba ubukwe buraba turabana. Ubu muri kumwe? Yego turi kumwe, ubu turi umuryango mugari, turi umuryango twarakuze twabyaye n'abandi. Ni byiza cyane rero kuba dukurikiye rero njye mu inkuru cyangwa se ibitekerezo by'abantu bagize by'urukundo by'abantu bakundanye. Niyo mpamvu ngubu rero navuze ngo reka mushore ikibazo cyo kugameza ubuzima bwawe bite, ariko tugize twibanda cyane kuza gukunda kwawe byagenze bite. So murubatse ubu wowe umugabo wawe n'abana. Reka ngaruke ku kindi kibazo cumi no kubaza ngo wenda kugira ngo dukurikiye niye nama wabagira ku bijanye no gukunda. Inama nagira urubyiruko, akenshi urumva hari igihe buri muntu ukumva mukunze muhurira ahantu muri pari, muhurira ahantu mu birori, ntabwo uzi imico ye, ntabwo uzi uko asanzwe yitwara,
ntabwo ugeze umenya mu myaka wenda yashize ugasanga wenda isi umukunda ako kanya. Noneho amarangamutima yo kubona umuntu gusa ukumva uramukunze kandi utamanje kumutekerezaho akagutwara nyine ugahita wumva ko wamusaba ko mwakundana. Akenshi navuga ngo niho hahandi abantu bagera ukumva ngo bakundanaga none batandukanye. Yani uko icyo gihe utaramutekerejeho cyane utaramanje kumenya umuntu uri muntu ki ameze gute yitwara gute kugira ngo yuko mwazashobokana. Inama nabagira rero nujya kumanza kujya gukunda umuntu umanza umenye uwo ari wese uyu muntu ni muntu ki umuntu yitwara gute se twashobokana ibintu nk'ibyo bibiri. Ubwo ni ugufata igihe ni ugufata igihe ukamutekerezaho niba muhurira aho hantu kandi ukazafata n'ikindi gihe ukamusura ukamenya uwo ari we mbere y'uko umubwira ngo ndagukunda. Ya murakoze cyane rero batwemerera ubundi munsi cyangwa se n'abazemera kuba mwashobora kuba twabaganiriza muri kumwe tukareba n'ukuntu mubayeho n'abitabagora. Ubwo twaza kubwira nta kibazo niba bishoboka. Murakoze cyane reka dushimire wowe udukurikiye muracyari na Mark Joe kuri Limax kandi bitsa wowe utari wakora subscribe ugenda muri subscribe ubundi tugomezemo kugenda turi kumana neza. Ikindi kibona kibazo nakoze ni ibiki ukora mu buzima busanzwe? Ibyo nkora mu buzima busanzwe mfite akazi nk'abandi bose ariko ntibagiwe na channel mfite yo kwigisha Icyongereza yitwa HC English and Kinyarwanda TV. Wayireba kuri YouTube yigisha Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Nubwo mu manu cy'Icyongereza online kuri YouTube. Yego. Kuko utagiye mu buhanzi byo kwigisha ibintu n'Icyongereza. Mu buhanzi bwo kuvuga ngo kuri music abandi hano muri Amerika bageze muri Amerika abenshi bajya muri music. Wowe atireka ndanabya music nshaka ahubwo ngiye kwigisha Icyongereza. Ntabwo abantu bose baba bamizisiye. Ntabwo twese twagira impano imwe. Impano ubundi igikora ibintu bikwiriye igire ikavuga ati nzamugira umuhinzi, nzamugira umworozi, nzamugira umuganga, nzamugira umuyobozi. Nibyo bimukana. Ako ni gutamo. Ubwo buriya nabwo niyo muhamagara harya bajya bwana. Nese kwitamo nubwo bajya kwigisha mu ishuri aho barushyira muri kashi mu ishuri nyine mu mashuri ya government. Uje kwikorera ku ishuri ugahitamo kwikorera mu rugo. Nize mpamvu zatumye zigukunda iki zagupushinze cyane kumva ko ugomba kwinjira muri ibyo bintu ukabikorera online YouTube. Nize mpamvu yabinteye rero reba online biri ahantu hose umuntu wese yareba ibintu wakize kuri online. Abantu benshi ahantu hatandukanye buri muri Afurika mu Burayi ahantu hose mbese ku isi mushobora kureba ikintu kimwe cyabereye inshuro imwe ariko urumva muri class abari mu wari abantu runaka bagomba kuza kwiga. Online bigera ku bantu bose umuntu wese ubyifuza bimugeraho bimworoheye. Reka tugire gutya dufungira ahangaha tuzongere dufata kandi kanya tubiganireho neza duhere kuri ibyo by'amashuri ndetse n'akazi kakora ka buri munsi niba nabona ngombwa atwereke umutware we ubundi tubaganirize bombi twumve ukuntu ko bimeze.